gukunda no gukundwa ni ibintu byizana kandi ntawe bitabaho. Gusa ikigora ni ukumenya niba hari umuntu ukwitayeho cyangwa agukunda. Ariko akenshi umusore ashobora kumenya ko umukobwa yamukunze binyuze mu myifatire ye. Iyi ngiyi ni Natera TV show. Njyewe nitwa Nzamurambaho Jean de Dieu. Niba uri umusore wibaza uko wamenya umukobwa wagukunze, dore bimwe mu bintu bimuranga. Mbere yuko duhera ku mwanya wa mbere, ibuka gukora subscribe, share na comment. Ku mwanya wa mbere hari inseko. Umukobwa yagukunze ntiyifuza kukubona ubabaye na rimwe, bityo bigatuma yumva yakubwira amagambo agushimisha kugira ngo akubone useka. Usanga kandi iyo yinjiye aho uri murebana akamwenyura, ndetse ku buryo iyo munaganira acishamo agaseka ku tuntu tumwe na tumwe muba muganira, ngo akwereke ko akwitayeho cyane. Si ibyo gusa, dore ko ku mwanya wa kabiri tuhasanga akunda kukureba cyane. Amaso burya ni igice cy'umubiri kidasanzwe kuko gitanga ubutumwa bwinshi mu bwonko bw'umuntu. Mu gihe rero umukobwa azaba yagukunze, azahora ashaka kukwitegereza, cyane cyane nk'iyo umunyuzeho, iyo muri kumwe muganira, iyo mwahuriye mu birori cyangwa ahandi hose hahuza abantu benshi. Cyane cyane nushaka kumureba uzabona ko muzajya mukunda guhuza amaso kenshi, ugasa nko kwijijisha akareba hirya. Ku mwanya wa gatatu turahasanga ibimenyetso by'umubiri. Ibimenyetso by'umubiri bikunda kuvuga ibintu byinshi, ariko si abantu benshi bakunze kubisobanukirwa. Nubona umukobwa muhuye cyangwa yinjiye ahantu uri, akakwicira akajisho atavuze, akagukubita agashyi, akagukora mu mugongo, akakwicara iruhande n'ibindi byinshi, ujye umenya ko hari ikintu kidasanzwe ari kukwereka. Ku mwanya wa kane akunda kukuvuga. Mu by'ukuri nta mukobwa utagira ikigare, cyangwa se ibyo tukunze kwita mu ndimi z'amahanga group. Iyo bari kumwe rero bakunda kuganira ibintu byinshi, cyane cyane ntibashobora gutandukana batavuze ku ngingo y'abasore, baba inshuti zabo cyangwa se abo bakorana. Iyo bateruye ikiganiro rero usanga umukobwa wagupfiriye ahora gutangaho ingero muri bagenzi be, icyo bavuze cyose akaganisha kuri wowe. Ku mwanya wa gatanu ushobora kuba wari inshuti n'umukobwa bisanzwe mukorana, mwigana, cyangwa se hari ibindi bintu byinshi muhuriramo. Byazageraho ukumva atangiye kujya agusaba ko mwasohokana mwenyine. Mu by'ukuri aba ashaka ko hari icyo mwazaganiraho mwiherereye, mutari muri rwaserera. Nyuma y'uko nkomeza ku mwanya wa gatandatu, ndakwibutsa gukora subscribe, share na comment kugira ngo utazacikwa n'ibiganiro byacu. Ku mwanya wa gatandatu azakoresha uko ashoboye kose mube muri kumwe. Burya iyo ukunda umuntu uba wumva mwahora muri kumwe cyane. Umukobwa rero iyo yakwikundiye akoresha ibishoboka byose akajya aba ari aho uri nawe, aho ukunda kujya, kandi mukaza kubonana. Urugero nk'iyo akunda kujya kubyina, kureba umupira se n'ahandi, usanga akunda kuhaza, kandi abacuti be bataha agasigara nawe mukavugana h'amagambo make gusa akitahira. Ku mwanya wa karindwi azakubwira ko akunda imico yawe. Umukobwa nakubwira ko yikundira imico yawe,
mbese nk'ukuntu ugenda, ukuntu useka, ijwi ryawe, ubwitonzi, kwambara se n'utundi tuntu twinshi tukwerekeyeho, azaba akubwiye ko agukunda. Nibwo buryo bwe azaba akoresheje kugira ngo akwereke ko yagukunze. Ku mwanya wa 8 akwereka ko akwitayeho. Burya umukobwa wagukunze aba ashaka kukwereka ko ari we muntu ukwitayeho kurusha abandi. Nk'iyo muri kumwe na bagenzi banyu usanga akuganira mu bintu byose avuga. Bakubaza nk'ikibazo nawe akagushyigikira, wavuga ikintu akakunganira, kandi akagerageza kukwereka abandi ko uvuze ibintu bifite akamaro. Ingingo ya 9 ari nayo banziriza ya nyuma, akunda kukugira inama z'ubuzima. Nubona umukobwa yarakubengutse azajya wumva arimo kukugira inama z'ubuzima, akwereka icyo wakora ngo witeze imbere n'icyo utagomba gukora. Ibi kandi nta mwanya munini bizamutwara, kuko azabikubwira igihe muzaba muganira. Nyuma y'uko tugera ku musozo w'iki kiganiro, ndakwibutsa gukora subscribe, share na comment. Ku mwanya wa 10 aragufuhira. Gufuha ni ibintu bigirwa n'abantu benshi, cyane cyane iyo bakundana, kandi usanga umuntu ufuhira undi aba amukunda kuko by'ukuri. Iyo umukobwa rero mumaze kumenyerana, muganira ibisanzwe, ushobora kutamenya ko yagukunze, ariko nubona akunda kukubaza niba umukobwa runaka ari inshuti yawe, cyangwa se akakubaza icyo upanga n'umukobwa yigeze kukubonana, uzamenye ko burya atabikunda, ahubwo aba ashaka ko ari we wenyine wakwikundira. Ibimenyetso byinshi ntawabivuga ngo abirangize, ariko ibi nibyo bikunda kugaruka mu buzima bwa buri munsi. Nubona rero hari umukobwa bigaragayeho, wowe musore ntuzabe umwana.